Ikaze kuri Itange TV show, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasirazuba. Twishimiye kubana namwe. Twongeye kubana n'umutumirwa wacu Gogo. Gogo turabakiriye, karibu mwongere kutugezaho ubuhamya igice cya kabiri. Ndagarutse kukwigisha, nanone ngiye kukwigishiriza ku wundi mwana w'umukobwa. ubwo ibyo wabibonaga mu nzozi? Nabibonye mu nzozi, niba mbeshye impana. Nabwo sinabyitaho, numva ko ari inzozi nyine, bifata nk'inzozi rwose. Ndavuga nti izi ni inzozi. Gaciye kabiri, nibwiraga ko nifashe cyangwa se nahindutse cyangwa se namenye ubwenge, ariko naje gusanga ntabwo nari nakamenya. Ndambwira ati ndimo ndakwibutsa kugenda ngo umbwirire abantu iri jambo ari ryo nabasomeye nababwiye. Ndavuga nti wa mana ujye uza ukambwirira ahangaha ko n'abandi wagenda ukababwira, kuko hari ibintu uba wumva ko nyine atari ibintu bikomeye, cyangwa wumva ari ibintu ku buzima bwawe utari gusobanukirwa. Maze kumbwira yuko igiye kongera kunyigishiriza kuri uwo mwana, n'ubundi niko byangendekeye. Naje guhura n'umusore, noneho we aza asumbye uwo nahuye nawe bwa mbere. Uwa mbere we wenda yankomerekeje gake, ariko uwa kabiri we yaje atema, ntabwo yakomerekeje. ariko se njye ikintu nibaza, mwahuraga gute? bagufataga ku ngufu? byagendaga bite mbese, kugira ngo mbese dusobanure uburyo byagendaga? Murakoze, nta n'umwe muri bose wigeze amfata ku ngufu, ahubwo kuko aba ari ikintu Imana yakubwiye ntuwumve, igomba no kugishyira mu bikorwa. Uwa mbere nawe njya kumusama, nabyo nabibonye mu nzozi, ariko sinabyitaho, bifata nk'inzozi kuko nyine nari umwana. Nimba nabyita, hari ukuntu umuntu aba ari umwana nyine mu buzima bwe, ubuzima bwe bwa buri munsi ari ubw'ubwana, ubuzima bwa buri munsi hari ibyo wumva ariko ntubikore. Uwa mbere nawe namurose mu nzozi, kandi n'uwa kabiri nawe namurose mu nzozi. Ndamutse nkusobanura uburyo nagiye mpura nabo, ushobora kuvuga ko ndi kubeshya, ariko niko kuri. niko kuri. Duhura bisanzwe, bambwira ko bankunda, bambwira ko bazangira abadamu nyine. ariko ubwo mbese nta gakiza kabaga kakurimo wowe? Iyo njya kuba nari mfite agakiza icyo gihe, banarumviye ijwi ryavugiraga muri njye. Ntakubeshye, ntabwo icyo gihe nari mfite agakiza. Iyo njya kuba mfite agakiza, nari kumenya ijwi ryayo uko rikora, uko Imana nyine ivuga. Ntabwo icyo gihe nari mfite agakiza, ahubwo icyanzanye mu gakiza nibyo naciyemo njyewe ubwanjye, nkanabicamo narabyiroteye. Ibyo bintu uko nagiye mpura nabyo n'amaso yanjye, byatumye numva koko hari ikintu Imana ishaka ku buzima bwanjye. Byatumye nicara nitekerezaho, nsubiza amaso inyuma, mpereye ku itangiriro, mbona koko hari ikintu Imana ikeneye mu buzima bwanjye. Icyo kintu Imana yari ikeneye rero kuri njyewe, cya mbere yari ikeneye kunyuzwa, kugira ngo mbashe kumva ijwi ryayo neza, ntabishidikanyaho. Ushobora kumbaza wenda ngo wakijijwe ute, ariko wari ugeze ahantu watubwiraga ngo ubyara umwana wa kabiri. Ubyara umwana wa kabiri ko nyine
wahuye n'umusore komeza nahuye n'umusore nawe nk'uko bisanzwe ariko n'ubundi ubwo byari ngombwa ko duhura ko n'ubundi Imana yari yabimbwiyeho mu nzozi nabwo nk'uko nyine iba yabivuze niko biba bigomba kumera nawe byarangiye ahereye byara umwana w'umukobwa nawe ni umukobwa w'imyaka 2 umukuru kuri we afite 10. Imana rero yakomeje kubana nanjye mu nzira zanjye za buri munsi ko nabyaraga uwo mwana nk'uko Imana yari yarambwiye ati uyu mwana agiye kukubera ishuri kugira ngo ufate wige ku rukundo rwa nyarwo nyine nari imeze nk'umuntu uyobye hari ibintu nari inyobeyemo byatumaga ntabasha kureba Imana rero ati ni nko kunkangura kugira ngo nige ku rukundo rwa nyarwo nzabone nicyo nzabwira abantu ese yitanyigisha ku rukundo rwa nyarwo uyu munsi nari kuza nkubwira iryo jambo ukaryumva ntabwo wari buryumve Imana yabikoze kugira ngo inyigishe ku rukundo rwa nyarwo inyigishe uburyo ari Imana ishobora byose ijya ivuga kandi ibyo ivuze bikaba mu buzima bwawe nicyo Imana ashaka kunyigisha rambwira ati uyu mwana ugiye kuvuka ni umwana uvutse ariko uzakwigisha ku buzima bwawe kugira ngo ubwo uzaba uri kubwira abantu imirimo n'ibitangaza nagukoreye ujye ubivuga ubihamya warabyiboneye n'amaso yawe nk'uko Imana yabimbwiye nkimara kubyara umwana w'umukobwa Imana yambwiye ati uyu mwana agiye kugucisha mu buzima bita ubuzima bw'umuruho nabyibuka nuko nyine umuntu aba ari kurota njyewe inzozi zanjye ndota mba nzizi rambwira ati ni umwana ugiye kugucisha mu buzima bw'umuruho ariko uzava mu buzima bw'umuruho winjira mu buzima buzima ntabwo nari nzi ngo nzava muri ubwo buzima bw'umuruho gute njye mu buzima buzima gute ariko mpamya ntashidikanya ko ibyo yambwiye yarabikoze nta kintu na kimwe ntanze ariko ubwayo ari nacyo kiri gutuma mbabwira ibi byose intego y'ibi byose ni ukugira ngo ijambo Imana yampaye kubwira abantu bajye batekereza bumve ko iryo jambo ari iry'ukuri bumve ko ari ijambo riva mu kanwa kayo kandi ko inagerageza ikabikwereka n'amaso yawe kugira ngo nujya kubihamya ujye ubihamya warabinyuzemo wo kubihamya urebeye kuri mugenzi wawe wo kubihamya ubyumva n'amatwi y'abantu ahubwo ubihamye kuko ari ibintu byawe byaguciyeho gutya koko nk'uko yambwiye ati n'umwana ugiye kukwigisha umwana wa kabiri we yambereye ishuri pe yambereye ishuri nicaraho nkavuga ntiri ni ishuri koko najya nsubiza amaso inyuma nkavuga nti mbega ishuri nzarivamo ryari nkimara kubyara uwo mwana byaye neza nk'uko Imana ibishaka ariko nyuma yo kubyara naje guhura n'intambara nyuma yo kubyara nahuye n'intambara cyangwa se ibibazo bimeze bite rero ibibazo nahuye nabyo ni ibi nabonye ko ntasubira mu rugo iwacu mfite umwana njya muri geto nabaye mu nzu ya geto ntoya y'ubushobozi nari mbashije kwishyura mbanamo n'umwana wanjye nk'uko kuko Imana yarambwiye ati mu ishuri tubwire y'amafaranga angahe yari amafaranga make cyane y'abakene $10,000 yishyuraga inzu $10,000 ariko nabyo ntabwo nigeze mbibona ngo njye mbyishyura kuko bwari ubuzima bugoye pe
kuri njye bwari bugoye ariko ku Mana bwari bworoshye. Ubwo namaraga kugera muri iyo nzu ya ghetto numva ko ngiye kuba umudamu muzima, numva ko ngiye gufunda ubuzima, nari naribagiwe yuko Imana yambwiye ko ubuzima bwa nyuma y'umwana ari ubuzima bw'umuruho. Nari narabyibagiwe, ntabwo nabyibukaga. Maze iminsi muri iyo nzu, Imana irambwira ati tangira wige ube maso, kuko uhereye uyu munsi ugiye kwiga ubuzima nakubwiye bw'umuruho. Birashoboka ko uyu munsi koko hari umuntu nawe ufite ubwo buzima nk'ubwo nari mfite. Nabaye mu nzu ya ghetto ndi umuzunguzayi, ariko nabwo ntabwo nigeze nzunguza ngo bimpire, kuko bwari ubuzima nyine bw'ishuri. Ababeshye ntabwo bwampiriye, kuko iyo bujya kumpira mba narahagumye cyangwa se ngakomeza nkabubamo. Nimara kugera muri iyo nzu nibwira ko ubuzima buhindutse, nibwo nahuye n'indwara. Iyo ndwara ni ikibembe nari nahuye nacyo, ariko nacyo rero nakirose mu nzozi. Narwaye indwara y'ikibembe cy'uruhu, hamwe najyaga kubona nkabona uruhu rwanjye ruri kubora, umubiri ukabora kandi umuntu ari muzima n'amaso ye anahumeka. Nabubayemo mbanamo n'umwana muto cyane w'uruhinja, ubuzima butari busobanutse ku buzima bwanjye. Indwara yaje imbere, indwara yayindi yatumye n'agataro nicururizaga ntagacuruza. Ndi kubwira buri muntu wese uzumva buno buhamya ajye yumva ko Imana ihari, kandi yumve ko Imana iba mu ruhande rwe rwa buri munsi. Biragoye kuba narindi muri iyo nzu ndwaye n'icyo kibembe. Cyari ikibembe cyansabaga kwishimisha icyuma cyangwa kwishimisha karabasasi kugira ngo mbone uko nsinzira. Imana yarahabaye nishimwe. Iyo ntabonaga karabasasi nkubaho umubiri ngo womokeho, iyo umubiri wamaraga komokaho hahitaga habyimba hakaza undi mubiri, uwo mubiri ugatutumbamo ibintu by'ibizi, ibyo bizi bikirirwa bishongobokaho ndyamye. Aho mpagaze n'ubwo buzima nari ndimo. Zari intambara ku buzima bwanjye, yari indwara yatumye numva ntakabaye undi muzima, ntakabaye nararokotse kuri iyo nusu yanjye. Ariko Imana ishimwe yarahabaye irandinda irandengera. Iyo ndwara nayimaranye amezi 3. Urumva ubuzima nabagamo bwari ubuzima mbayemo mfungurirwa n'abantu. Abantu aribo baza bakamfungurira, abantu aribo baza bakangaburira. Bwari ubuzima ntabasha no kujya ku muhanda, kuko buri wese wambonaga yagiraga gutya agapfuka amazuru kugira ngo ntanamwanduza n'ibyo bintu. Byari biteye ubwoba, reka mbabwize ukuri. Mushobora kumva ari inkuru zidasanzwe kandi koko ntizinasanzwe. ntabwo bisanzwe pe. Biragoye kumva umuntu kugira ngo asinzire ari uko abanza akikuba kuri karabasasi, umubiri wa mbere afite ukamuvaho, wamara kuvaho agahita haza undi ugatutumba wuzuye gutya. Byamara gututumba bigatangira gutonyanga ibintu by'ibizi ntazi ubwoko bwabyo. Nari ndi mu bubabare ntabasha kurondora. Shima Imana yankuyeho kubera ko nta muntu wari buhankure. Ihangane. Igitahaba mba naraguye muri iyo nzu, ariko kuko yari ifite ijambo rizima ku buzima bwanjye, ndabyibuka nta kindi cyari kintunze n'umwana wanjye. Iyo ntabonaga umuntu unzanira ibyo kurya cyangwa se ngo mbone umuntu uza kunsura agira icyo amfasha, narabwirirwaga akaburara. Iyo ndwara yavuyeho nsigara ndi umugore uri gupima ibiro 35. 35 uri umugore ubyaye kabiri. Imana itahabaye bagushyira mu mirire mibi. Ariko nshima Imana ko yahabaye ikandinda.
ushobora kwibaza ngo ese icyo kibembe wagikize gute, wagikijijwe n'iki? Uko nikubaga ku nzu hari kuvaho umubiri ugasigara uhometse, niko nabwiraga Imana ngo nunkiza kino kibembe nkabona unkuyeho ururubwa pe, nzagushima kandi uzaca inzira ku buryo nzagushima. Nasenze buri munsi ku manywa na nijoro, buri uko umubiri undya, buri uko mbabaye ngazamura isengesho, kijya gukira irambwira tuhereye uyu munsi ntabwo uzongera guhura n'iki kintu. Ryari ishuri nagushyizemo kugira ngo ubwo uzakura ukabukura mu mwuka, ugakura mu mwuka no mu mubiri, uzabashe kubwira abantu banjye bari kurira yuko mari kandi nkorera igihe. Ndi Imana ikorera igihe, sinjya mpubuka, sintangira mbere, ndindira isaha n'umunsi bikagira. Ubwo nibwo buhamya Imana yampereye kuri iyo ndwara. Bwira n'umuntu wumva urwaye indwara, yaba arwaye izo mu nda, yaba arwaye umugongo, za zindi ubona ko zidakira, ndagira ngo nkubwire ngo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana ikorera igihe, iyo ije gukora ntisubira inyuma, ni Imana ivuga bikaba. Ubwo namaraga kurota izo nzozi kugira ngo mbemeze mbabwire ko ari Imana ubwayo yikoreye ibyo bintu, namaze iminsi 2 abantu baje kundeba bati se umupfumu wagiyeho ni uwuhe? Kuko abantu barabati hari ibintu ubona nyine ukavuga ati ibi ni iby'abapfumu wenda bamuteje cyangwa, ariko ryari ishuri Imana ashaka kunshishamo. Ntabwo wigeze ujya kwa muganga se byibuze ngo barebe? Nicyo gituma ndi gushima Imana. Hari ikibazo abaganga nabagiyeho, ahubwo nabonaga nzagwa mu nzira, nta n'amafaranga nagiraga, twabaga ari utw'umuntu apfashishije. Natugeza kwa muganga bakambwira ati have, ntabwo tuzi ikintu urwaye, kuko nabo ubwo barambonaga bati iyi si indwara, ibi ni ibirozi, ibi ni ibitererano. Bamwe nyine bakambwira ibintu bitandukanye n'ibyo nibwira muri iki. Nkuko mbajije ngo sinigeze njya kwa muganga nagiye, abaganga barananirwa. Nakize ari uko maze kurota inzozi zimbwira ziti uyu munsi iki kibembe cyawe nkigukuyeho, ariko nkigukuyeho ndagukije kugira ngo uzabwire abantu banjye bari kurira. Abarira buri wese buri afite uburyo ariramo, kuko njye ntabwo ndeba mu mitima yabo, ariko urumva Imana irabizi. Abantu bari kurira baruhijwe n'imitwaro batabasha gutura, reka mbahumurize mbabwire ngo Imana yarambwiye ngo mwe muri kurira nimukomere irahari, izitangiro ryanyu ikamenya n'iherezo. Maze gukira indwara y'ikibembe, ntabwo ibigeragezo byanjye cyangwa ishuri ryanjye ryagarukiye aho. Narongeye nikorera ka gataro, urumva nari nagaruye ubuzima buzima. Agataro nakajyanaga mu isoko, uko nakicaye mu isoko narindaga nitahira, nta numbajije ngo uri gucuruza iki. Reka da. Hari ikintu kijya kiza ku buzima bwawe ukajya uvuga ngo ese Mana nacumuye iki gituma unyuza muri izi nzira? Naracuruzaga nkabura abakiriya, nkabura n'umwe ungurira, nkongera nkabicyura, ejo nkongera nkabyikora, ejo nkongera kirambwira bose Mana urashaka ko nkora iki byibuza kugira ngo niba ushaka n'ubwo butumwa nzajya kubuvuga, ariko basi mfite ikintu ngenderaho. Ajya ndota inzozi kambwira ati nzitangiriro ryawe nkamenya n'iherezo, izi nzira zacamo ukabasha kuvuga ubutumwa bwanjye. Ntabwo byarangiriye aho, agataro ko rwose ntabwo kanshobokeye, ntabwo kigeze kanshobokera mu buzima pe. Byarangiye n'ubundi yanzu nyivuyemo, kuko nari imeze nabi, ndi umugore nanutse, pima ibiro 35. Ariko ubundi no gushima Imana isumba byose ko 35 nabivuyeho. Nababwira uburyo Imana yagiye mbwira kugira ngo wowe wumva ko bidashoboka birashoboka ku buzima bwawe.
ubuzima bwaranze nsubira kwivuka aho mvuka noneho nsubirayo urumva ngiye kuba mu rugo iwacu turi abakene mfite abana 2 gucuruza nawe urumva ntabwo byigeze bingendekera neza kuko birababaje kwikorera ikintu iminsi 3 n'itanu utari wabona umuntu ukugurira kandi abandi bagacuruza bigashira birababaza cyane birababaje pe sinzi kuba umuntu abyumva ariko nzi neza ko nawe niba uzi ko ufite kino kibazo n'icyo nari mfite reka nkubwire ngo Imana ifite umugambi ku buzima bwawe kandi igihe nikigera uzakora nk'uko yabigambiriye maze gusubira mu rugo Imana yambwiye ati ngiye kurangira akazi mbe nguhishe aba bantu nguhishe amenyo y'iwanyu baguseka nyine ngita nko kumpisha nibwo nahise nongera nsubira gukora akazi ko mu rugo noneho njya kugakora njyanye n'umwana wanjye kuko najyanaga n'umwana wanjye tugakora akazi kuko nari ndi ku ijambo ry'Imana hagenda bakora igihe kijya kungana n'umwaka ariko nahavuye nta n'igiceri cy'ijana mfite kubera ko buri uko ukwezi kwajyaga kugera umwana wanjye atagarwara indwara ntabasha gusobanura indwara binsaba ko mujyana kwa muganga y'amafaranga yashira agakira ntabwo navuga ngo ni indwara ki baganga bo barambwiraga ati ni amafection iki ariko njye nakwibaza kuki ibi bintu biba ari uko mfite amafaranga hari igihe satani aba yaragushyizeho ikintu ku buzima bwawe ariko Imana ikahaba iyo yari satani nyaga wenda ku buzima nahamaze igihe kimaze umwaka biba ngombwa yuko hagikomezanyije nabo kubera yuko igihe cyanjye cyo gukorera wenda uwo muntu cyangwa cyo kumekaho n'umwana wanjye cyari kirangiye umugore yanyirukanye ari mu gitondo cy'umuseso anyirukanira ikintu kimwe gusa ntabwo gikanganye kuba nakivuga ni igiki yanyirukanye kubera yuko namusabye uruhushya ngo njye kugura amayinite ku muhanda ararunyima arambwira ati hano ni iwanjye si iwawe ndagutegeka ntuntegeka numvishe mbabaye mbwira Imana nti Mana kujya uhindura inzira kandi ugakora nk'uko ushaka nkora iki mutima urambwira ati nkora iki ko numva nta kintu cyo gukora mutima urambwira ati n'ubundi igihe cyo kuhagukura cyari kigeze Mana bana nanjye biba ngombwa ko mpita mva aho ngaho cyangwa umusuzuguye reka mbyite ko namusuzuguye ariko n'ubundi zari inzira z'Imana ubwo igihe yari yarampetse ku mugongo cyari gihagije njya kugura ya mayinite ubwo navaga kugura ayo mayinite yahise ambwira ati gendere n'umwana wawe ari icyo ngicyo mupfura cyo gusa hambwa ati gendere n'umwana wawe ntababeshye nari mfite amafaranga 300 mu mufuka uku niko kuri ntago ari inkuru Imana yo mu ijuru byumve yo naraye ndirira mbwira ni Imana ncira inzira kugira ngo mbashe kubona inzira inkuraho narindi ngeze iwacu i Muhanga nari mfite amafaranga 300 pe yonyine ntabwo ari bunkura ahantu ndi kuko aho nari ndite kiva yari 6,000 yabimbwiye ko kanya mwateze zigendere igitondo abyuka nibutsa ko gahunda ari ukugenda ariko mw'iryo joro naraye nsenga mbwira Imana nti Mana ngaho nyicyurira
bikimara kunyobera nkabona yuko byanyobera nyuma ngaho ntura pe wenda byibuza ndaza kubona polisi iza gukura umurambo waguye ku musozi wenda barangiza mu rugo. Icyo nicyo cyifuzo nagize, ariko Imana isumba byose irambwira ati humura, ndi Imana ica inzira ntibaca inzira. Amasengesho nasenze yarayumvishe. Nagiye kugera ku muhanda kuko yanzindukiye ambwira ati mvira mu rugo, ariko nagiye kugera ku muhanda Imana yanshakiye inzira, asanga umumama Imana yatumye, wenda ubwo nawe reka mbyite uko, ambonye arambaza ati bite, ndamubwira nti ni byiza, ariko yareba ukuntu umeze, hari ukuntu umuntu akureba akabona ko utameze neza. Arambaza ati ngwino unganirize, Imana yikora ifite uburyo ikoramo pe. Ati mbabarira umenere umutima unganirize umbwire. Umutima ukajya umbwira ati mubwire, ariko undi ukambwira ati ko wagiye. Umuntu agira imitima myinshi, hari uba ukubwira ukuri, hari n'uba ukubeshya, ariko undi uguma umatiriza urambwira ati mubwire ikibazo ufite. Naje kumutekerereza ibibazo mfite byose, nta na kimwe kivuyeho, maze kubimubwira ampa amafaranga 20,000. Ndimo ndahamya yuko Imana igikora kandi igakorera igihe. Nta muntu mwahurira ku nzira agenda ngo akubwire ngo akira aya mafaranga, atari Imana yashyizeho akadomo ntiyabyemera. Ayo mafaranga niyo nakozemo tike ndataha, nsubira mu rugo. N'ubundi iyo ndi mu rugo kubera ubuzima bwacu ntabwo mba numva buri kumfasha, biba bigoye. Ubuzima bw'iwacu mu rugo buba bugoye, ubitiraho n'abana nyine nabo shyiraho abana biba bingoye. Ngiye ku buzima bwanjye, mama wanjye ni umukecuru ukuze, arakuze cyane, ariko nubwo ashaje ntibivuze ko atarera. Ndi kwerekeza ku musozo wanjye kugira ngo mbabwire aho Imana ijya ikura umuntu naho ijya imushyira ku bushake bwayo igihe cyayo cyageze. Nasubiye mu rugo ku ivuko. Nkimara kugera mu rugo ku ivuko, Imana irambwira ati ngiye kugucira inzira zawe nyanzira, ariko ntabwo nzazicira ahangaha. Ese Mana uzazincira hehe? Ese bizagenda gute ku buzima bwanjye? Ndamutse nkurondereye uburyo ndotamo ubuzima bwanjye kandi ubwo buzima bukaba, ntabwo wabyizera 100%, ariko njyewe ndahamanya n'umutima wanjye ko biba ari ukuri kandi ko atari umuntu uba wabikoze, ari Imana isumba byose. Namaze mu rugo iminsi mike cyane, amezi agera muri 5, ariko muri ayo mezi 5 nahuriyemo n'urugamba rutari runyoroheye pe, ariko Imana ikambwira ngo humura ndi kumwe nawe. Urwo rugamba rumeze rute? Rutubwireho gatoya. Urugamba rumeze gutya, aho Satani akugabaho ibitero kugira ngo ugire uburakari, wiyahure, wiyambure ubuzima, aho agucisha mu nzira zivunanye zigoye. Naje kujya gusaba umuntu akazi, akazi arakampa, nibwira ko ari akazi kazaramba, ariko ntikarambye. Akazi kameze gate rero? Nako mu rugo, ko ntabwo nakubwira ngo hari akandi kazi nkora kuko sinize, ntabwo nigize ngira Mwagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye mu mwaka wa 4 primaire, ntabwo nabashije kwiga kubera ko iwacu twari abakene. Biragoye kugira ngo ujye ku ishuri waba uraye wanabwiriwe,
biragoye cyane biragoye nta ntabwo ayo muntu. maso yo kureba ku kibaho wayabona. Mm, Urebye ibyo nibyo byatumye mva mu ishuri mm, kugira ngo mbashe kureba uko mu rugo twazajya tubigenza. mm, Aho nagiye gukora nahamaze igihe gito, mahurira n'ubuhamya nabwo nabonye numva nababwira. mm, Nahakozeho iminsi rwose, ni amezi, ntabwo naharambye nk'uko nabishakaga. mm, Iki kintu nacyo reka nkivugeho, murihangana. Ahari nacyo cyabayeho kugira ngo ubuhamya bwiyongere. mm, Ubwo nagiye gukora aho hantu najya nsoma Bibiliya bakambwira ati ibike, ubundi soma Bibiliya kubera iki, mm, ubundi Bibiliya kuki uyiraza ku musego. mm, Ariko icyatumye ibyo biba, bashakaga kunshyiramo imyuka mibi yabo. mm, Uko bahageze baje gukora ibyo bakora bagasanga Bibiliya iri ku musego kandi ntanasenze. mm, Ibyo bikababuza amahoro bitewe n'imyemerere yabo, cyangwa se gusa Imana yari yambwiye yuko ari nk'ikintu n'ibintu bashakaga kunkongereraho, kunturukiriraho nk'umukozi nyine. mm, Ariko Imana irangije imana ikimenyetso, wambaza ngo icyo kimenyetso ni ikihe? ni ikihe? Ubwo nari ndyamye ari nijoro, iyo umuntu ajya kuryama ameze neza nta kibazo afite, naje kubyuka nsanga umubiri wanjye ntabwo ukiri umubiri, ahubwo natonzweho n'intozi. Mm, Hari ibintu ubona mu buzima nawe kandi ubyumve. mm, Nta kuntu izo nazi uburyo nazibonyemo, ngira ngo ni nk'aho ari ibyo bari bakoze ku buzima bwanjye, ariko Imana isumba byose ibereka ko ifite imbaraga kubarusha. mm, Cyari ikimenyetso nacyo, reka nkivuge kugira ngo n'undi wese ajye yumva ko hari ukuntu Imana ijya ikora bitandukanye n'abantu. mm, Izo ntozi ubwanjye nazikuriyeho zuzura ibase. mm, Ntakubeshye nta na rumwe rwigize rundya, mm, nta n'urwankozeho. mm, Ahubwo ubwo nari nsinziriye zankozeho inama yazo, umugani kambivuge gutyo, numvishe nk'ijwi rimbwira ngo kanguka urebe. Nshugukiye hejuru nsanga ni ubwo buzima ndyamyemo. mm, Nabaye ikiguri cy'intozi ahantu hose, ariko mm, hose ku buryo nta hantu wapfa hose, kuko yatajya kuba ari Imana yahagaze ku mubiri wanjye, ziba zarinjiye no mu matwi cyangwa no mu mazuru ngapfira ko singaruke. mm, Nazikuyeho zuzura ibase. Ubu ni ubuhamya nabwo ntabwo nabusiga, mm, ni Imana yahambuye. Biratangaje. Mm, Nakuyeho intozi zuzuye ibase. Ibyo byose nabiciyemo nta muntu uri kuncira inzira cyangwa ngo abinkurireho, uretse Data wa twese wo mu ijuru wandinze. mm, Nimara gukuraho izo ntozi zuzuye ibase, nta kindi nakoze ku buzima bwanjye, ntacyo nari nshoboye, naricaye ndasenga. Icyo nicyo gihamya nabonye ko Imana ijya ikora kandi igakora ibyayo. Uko nasenze mfunze amaso, nashoje gusenga, za ntozi nta na rumwe ruhari. reka Ushobora kwibaza ngo ese zagiye he? ese nyine Nk'uko zagiye nanjye hehe nabyibajije. nyine? Nicyo gitumye mbivuga, kugira ngo wowe wumva uri ahantu utazi, ibintu biri kukubaho utabisobanukiwe, reka nkubwire ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Mm, Iyakuvuzeho ntabwo izakurekura, tegereza igihe cyayo n'isaha izaza ikurengera. mm, Nimara kubona ibyo bintu ko biri hari, cyangwa ndi muri ubwo buzima, Imana ikomeza kumbwira ati ba maso, ba maso, ba maso, ba maso, ndi kugucira inzira kandi inzira ndi kugucira n'inzira. mm, Naho nahise mpava, mm, nsubira mu rugo ku ivuko. mm,
tegereza ukuboko kw'Imana noneho ngo sohoze ibyo yambwiye, sohoze imirimo n'ibitangaza byayo ari wowe umunsi uyu nguyu, kuko uyu munsi ndi kuwushima ko niciye kuri kamera. Niciye kuri kamera ntari nzi ko nzahicara muri cya gihe nabaga naburaye narabuze n'amazi yo koga. Nicaye kuri kamera muri cya gihe nari ndwaye ikibembe nikuba ku nzu, ntabwo nari nzi ko nahicara. Nicaye kuri kamera kubera ijambo ry'Imana yavuze ku buzima bwanjye. Ndashaka kukubwira ngo mugabo nawe mugore, musore nawe bana batoya n'abakobwa, Imana ifite ijambo rizima ku buzima bwawe, ifite itangiriro ikagira n'iherezo. Ntekereje ibyo naciyemo, ndashaka kuvuga ngo humura we wumva umeze gutya, humura wumva warataye ibyizere, warataye ibyiringiro, Imana iragukunda. Iragukunda kandi ntabwo yakureka. Abantu bo twakuvaho tukagenda, ariko Imana ntabwo yakureka. Soza, ndashima Imana isumba byose yaremye inzira nziza ku buzima bwanjye, kuko ndi kubihamya ntashidikanya yuko ari izi itangiriro ryanjye ikamenya n'iherezo. Imana nishimwe. Irindi jambo naryo nshaka gusozerezaho, nanabashimira mwakoze kunyakira. Mwakoze cyane namwe. Uransomera muri Zaburi 40, umurongo wa 10. Wa gatanu. Ayo nayo Zaburi ya 40. Zaburi ya 40. Umurongo ni uwa 5. Zaburi ya 40 n'umurongo wa 5. Ayo nayo ni amagambo numva nshobora kukubwira wowe wumva urushye, wowe wumva ko ubuzima bwawe bwarangiye. Reka nkubwire ngo bwira abantu yuko ubuzima butararangira ahubwo ari bwo utangiye. Nkunda kuganira n'abantu nkababwira nti ubuzima bwanjye buriya n'Imana ibufite mu biganza. Amen. Bakambaza ngo ese uhagararira kuki wumva ko ari Imana ibufite ku buzima bwawe? Mpagarariye yuko inkunda, urukundo rutari nk'urw'abantu. Ngahagararira yuko ari Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, ijya imenya itangiriro ryacu ikamenya n'iherezo. Nimba aho hantu nabasabye mwahamboneye mwahansomera, mwaba mukoze. Haranditse ngo ni Zaburi ya 40 ku murongo wa 5. Haranditse ngo, Soma cyane we. haranditse ngo hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa biyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Uwiteka Mana yanjye, ntihariho uwagereranywa nawe. nashaka kubyatura no kubirondora byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. ndagira ngo utsubiriremo noneho dusoma hamwe bashe kumvisha abantu iryo jambo. Hahirwa uwiringira Uwiteka, hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirire abibone cyangwa biyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Dusoma gake. Kandi ntahindukirire abibone abibone cyangwa
abiyobagiriza cyangwa abiyobagiriza ndagira ngo nkubwire ngo ni ba bandi bumva ijambo bagasa nk'aho batari kuryumva, nk'uko nanjye najyaga numva imvugo y'Imana mu nzozi zanjye simbashe kubyumva. Abo ni Imana iri gukangura. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ndavuga wowe, ndavuga n'undi, ndavuga umuntu wumva wese afite agahinda, ndi kumubwira ngo Uwiteka ibyo yifuza kumugirira ni byinshi kuruta ibyo yabonye. Ntihariho uwagereranywa nawe. Ntawagereranywa n'Uwiteka Imana isumba byose, kuko ifite ubushobozi n'ubutwari, iyo ikoze ntawe ubasha gusubira inyuma. Imirimo yayo iratangaje, ni Imana ikorera mu kuri igakorera mu mucyo, ni Imana isumba byose yaremye isi n'ijuru, ni Imana ijya yitamurura ku buzima bwawe ikomora inguma ziri mu mitima yawe, ugahaguruka n'ishimwe ushima ngo Data wa twese warakoze, izina ryawe ni iryawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, nashaka kubibwira umuntu uwo ari we wese no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara, ibyo ngewe ubwanjye nshobora kwibuka ku giti cyanjye. Nshobora kuba narondoye buno buhamya, ariko hari ubundi naba nibagiwe. Niki iryo jambo nshatse kubabwira? Byaruta ubwinshi ibyo nshobora kubara. Ndamutse mereye igihe Imana yandengeye ikandinda ikamfataho, ntabwo nabivuga ngo mbirondore, ariko yo kuko izitangira ikamenya n'iherezo ijya ibasha kubirondora. Aho niho ibera Imana isumba byose yaremye isi n'ijuru, Imana itagireba ku bwiza cyangwa uburanga, Imana ijya ikora ntibakoremo. Amen. Ndabwira umugabo n'umusore ngo icyakubera cyiza ni ukugendererwa n'Imana mu nzira zawe za buri munsi. Uramutse ugendanye nayo wakumva ubuzima bwawe bugoye, ariko nanone ntabwo bwaba bugoye. Ni Imana igucisha mu nzira igoye kugira ngo ejo hazaza uzabashe kubaho umeze neza unezerewe. Iyo itajya kuncisha mu izo ntambara uyu munsi cyangwa uyu munota, ntabwo mba niciye hano ndi kuvuga ibi ngibi, ariko kuko yashyizeho iherezo ikavuga ati isaha n'igihe n'ibigero uzavuga buno butumwa. Ndabubashohoreje. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe, mbararikira kugira ngo buri wese asabe imbaraga zo kubana n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi, asenga yifuza kugira urukundo mu buzima bwe bwa buri munsi, atari rwa rukundo umuntu akubwira wagera hirya akaguseka ati nkwe, atari rwa rundi umuntu agukunda ari uko ashaka kumuha amafaranga yawe yamwima agahita kwanga. Ni urukundo rutajya rugira icyo rureberaho mu buzima. Hakugoye wansubiriramo muri rya jambo ry'Abakorinto 13 umurongo wa 13, aba ari unsomera gusa umurongo wa 13. Ariko nanone hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Nuko ngo hagumyeho kwizera n'ibyiringiro mu mutima. Igihe cyose wizeye ko ubuzima bwawe buzaba buzima, buba buzima kubera Imana. Kwizera no kugira ibyiringiro nibyo byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ikiruta byose ni urukundo. Ndakwifuriza wowe uzumva buno buhamya n'iri jambo, uzatangire wige kugira urukundo mu buzima bwawe, kuko uru rukundo wumva ko ari rwo rusumba byose. Murakoze. Amen. Urakoze cyane Gogo, natwe turakwishimiye kandi turizera yuko uzanagaruka. Nimubishaka ko ngaruka nzagaruka. Turizera yuko rwose uzanagaruka ahangaha rwose. Itange TV show, karibu iteka, igihe cyose rwose karibu. Murakoze cyane. Nimushaka kuntumira zantumira,
ndetse n'undi nawe wabona buno buhamya nakifuza kuntumira yantumira, niteguye kubuvuga nk'uko Imana yabigambiriye ku buzima cyane bwanjye. rwose umva cyane rwose ubwo afite byinshi cyane yahindura ku Nkanabihamya bugingo ko bw'umuntu. Afite abantu benshi yaruhura kuko afite abantu benshi yaruhura rwose, afite amagambo meza cyane kandi uwamukenera ashobora wenda kuba uwanshaka yumva ashaka kunsura cyangwa se nawe yifuza kuntumira nk'uko mwantumiye, yampamagara kuri iyi nimero ngiye gutanga, 07 9 58 52 41 2. Ndasubiramo 07 9 58 52 41 2. Izo yazibura yampamagara kuri izi 07 24 60 24 5. Nishimiye kuzumva abantu benshi bantumaho, nishimiye ko muzabikunda. Murakoze. murakoze nawe.